aya mafoto muri Flat Pictures bari barayasibye. Umugabo niwe ufite umwana. Uyu mugabo yahereye kera yifuza gutera inda nde uyu mukobwa, kuko uyu mukobwa yareranze ko basubira mu rukundo. Ibaze rero kuba iwanyu mufite ibitaro bitera intanga, hano mba ngira ngo tugendane 5 kuri 5. Ibaze iwanyu kuba mufite ibitaro bitera intanga, wajya kubona ukabona umukobwa ukunda wabuze mu buzima bwawe bwose, wari muri system ukabona ngo yaje kwiteresha intanga. Byakubabaza bavuga ati batamutera intanga za Jean Marie, reka mwihera izanjye. Icyo cyabaye Nyagasani. Uyu mugabo yarahubutse ari muri systeme agira ngo intanga bazazitera Recho Mills, kumbe intanga baziteye mukuru we waje akoresha amantuza ye, amazina ye. Nyagasani, ibi byose arabikuru yarabimenye. Excuse me, detective uretse gato, mutwe barawumena ubwicanyi, ibintu twauranye kuva mbere bya mutwara wumena ukarabizi kare byagarukaho. Ugira ikibazo nimba utarasobanukirwa nabigufashamo. Ni Hayden ni ufite umwana. Hayden mwicanyi ni ufite umwana, kuko niwe papa w'umwana, kuko niwe ukeka ko ari papa w'umwana. Ntago ari papa w'umwana, niwe ukeka ko ari papa w'umwana, kuko niwe watanze intanga za Hayden niwe ufite Matayo iki gihe cyose, niwe ufite umwana. Bano barumiwe. FBI David Barrows urafunzwe, amaboko aho tuyabona mwese, amaboko aho nyabona, dore ngo barabafunga umwicanyi bakimara kumenya uwo ari we. Nyagasani, bimeze bite? Harabura episode